Mbere yo gutangira ikiganiro reka tubanze twumve gahunda yo mu cyumweru cyo kwibuka nk'uko twagejejweho na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburere Mboneragihugu. Twakomeje kubisobanura kenshi ariko reka nongere mbisobanure neza haveho urujijo. Ku itariki 7 Mata bwo ni kuwa kabiri ejo bundi hazatangizwa ibikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu hose. Ku rwego rw'igihugu bizatangizwa ku rwibutso rwa Kigali mu gitondo mbere ya saa sita, habe ibiganiro ndetse habe n'ubutumwa nyamukuru abaturage bazakurikira. Hanyuma rero mu midugudu mu gitondo, mu midugudu yose abaturage bazahura mu midugudu, ubwo bazabaha gahunda ariko no guhera saa 2 saa 3 habe ikiganiro muri buri mu midugudu. Noneho ikiganiro cyarateguwe kirahari, ikiganiro habeho no kungurana ibitekerezo ku icyo kiganiro. Ni ikiganiro cy'amateka kinagaragaza icyerekezo cy'igihugu, ubumwe bw'Abanyarwanda, aho tugana n'ibyo tugomba kwirinda. Bize rero kurangizwa no gukurikira ubutumwa nyamukuru buzatangwa mu gihe igikorwa kiri ku Gisozi kizaba kiba. Hose mu gihugu tugikurikire kuri radio za televiziyo zitandukanye. Noneho nyuma ya saa sita Abanyarwanda bazajya mu bikorwa byabo. Bikorwa byabo bibatunze, imirimo izafungurwa, masoko, bikorwa byose bitunze abantu bizafungurwa bikorwe nyuma ya saa sita. Ndetse no mu cyumweru cyose bikorwa bitunze abantu ni ukuvuga amasoko, farumasi, byose mbese imirimo. Kandi nanasobanurwe ko za siporo, abakora siporo ku giti cyabo kujya muri za gym kugira ngo umubiri utungane ni ngombwa, Ntabwo bibujijwe. ntabwo bigomba gukorwa. Kubishaka rwose bigomba gukorwa. Ubwo za shampiyona nizo zizaba zihagaze. Ikidakorwa kuko turi mu kiriyo ni amarushanwa y'imikino agamije kwishimisha, imikino cyangwa se tuvuge, ariko menya itagikora yindi yo guteka. Ariko za shampiyona ni ukuvuga amakipe yahuye, ariko ibikorwa by'amakipe yitoza gukora za entraînement ibyo birakorwa. Misiri kuri gym kubera imiziki tuzi bakoresha muri gym. Ariko abantu bashobora kwibaza bati iriya miziki yo muri gym abantu bazayicuranga nyine bakore gym. Ntabwo ari imiziki ishinyagura, byumve. Ikigamijwe ni ukugira ngo ubuzima bw'abantu bungabungwe. Kwibuka ntabwo bihagarika ubuzima, cyane cyane no kugira ngo ubuzima bw'abantu bugende neza. Kimwe mu bituma ubuzima bw'abantu bugenda neza ni siporo. Ntabwo hagarika siporo ntabwo igomba guhagarara. Ibizahagarara mu minsi ni za shampiyona, amarushanwa n'imikino y'amahirwe. Y'amahirwe ariko iracyakora simbizi. Birahari naho rwose byumvikane gutyo. Siporo yaba ikozwe n'umuntu ku giti cye, yaba ikozwe n'abantu mu magroupe bari hamwe. Nyuma ya saa sita tariki 7, nyuma ya saa 7. Ariko n'indirimbo izo zije ari indirimbo nyine. Mwiriwe neza, muraho bakunzi ba Monomax TV. Uyu munsi ni ku itariki 6 umwaka wa 2026. Ejo rero ku itariki 7 ni umunsi isi yose ifatanya n'Abanyarwanda by'umwihariko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, aribwo dutangira icyumweru cy'icyunamo, ndetse akaba n'umunsi ubanziriza iminsi 100 yahariwe kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Akaba ari ku nshuro ya 32. Uyu munsi rero ngiye kumera ikiganiro cy'uyu munsi kimeze nka ndagikora mu buryo bwo kwigisha. Kikaba gifite titre igira iti amateka ya Jenoside, kwiga, kwibuka no kurwanya ukuri guhindurwa. Muraho neza abakunzi b'ikiganiro cyacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane igira uruhare mu mateka y'isi n'ay'u Rwanda rwanyuzemo, ni ukuvuga Jenoside. Muri iki kiganiro turibanda ku bintu 4 by'ingenzi. Icya mbere, Jenoside ni iki n'uko itegurwa, uko ishyirwa mu bikorwa, ingero z'aho Jenoside zabaye ku isi n'uburyo bamwe bayipfobya. N'ibi tugomba kwitonda mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, by'umwihariko muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 32. Turatangira twibaza tuti mbese Jenoside ni iki? Ubundi Jenoside ni igikorwa kigambiriye kurimbura burundu
itsinda ry'abantu hashingiye ku bwoko, idini, inkomoko cyangwa ibitekerezo. Ni icyaha gikomeye cyane ku isi cyemejwe n'amategeko mpuzamahanga nyuma y'ingaruka zikomeye zabaye mu mateka y'isi. None ushobora kwibaza uti jenoside itegurwa ite? Jenoside ntabwo ibaho gutya gusa cyangwa ngo ize by'impanuka. Ibanza gutegurwa mu byiciro bitandukanye. Urugero, hariho gushyirwaho amacakubiri, abantu batangira gucibwamo ibice hashingiwe ku bwoko cyangwa ibindi bitandukanye nk'ibyo twavuze hejuru. Icya kabiri, kwamamaza urwango. Hakoreshwa itangazamakuru, amagambo y'urwango no kwigisha abantu ko hari itsinda ritari nk'abandi. Icya gatatu, kugira uwo bagaragaza nk'umwanzi. Itsinda rimwe rigashyirwa mu mwanya w'abanzi bagomba kurwanwa. Gutegura ibikoresho n'ababikora cyangwa bazabikoresha. Hategurwa intwaro, imitwe y'abicanyi ndetse n'amabwiriza yo kuzashyira mu bikorwa umugambi. Gucecekesha abatavuga rumwe. Abashobora kwamagana umugambi barakumirwa cyangwa bagahohoterwa. Hari n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byerekana uko umugambi wo gutegura jenoside utegurwa, ariko hano nahisemo ibyo 5 byonyine. Noneho uko jenoside ishyirwa mu bikorwa. Iyo jenoside itangiye ibikorwa mu buryo bukurikira. Hari ukwica abantu ku bwinshi, hari ugusenya imitungo yabo, gufata ku ngufu abagore n'abakobwa, gukoresha amagambo n'ibikorwa bigamije gutesha agaciro abo bagamije kurimbura. Mu Rwanda rero, jenoside yakorewe Abatutsi mu 1999 yakozwe mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Ihitana abantu barenga miliyoni. Ngira ngo murumva ubukana n'imbaraga jenoside yakoranywe ndetse n'iyo yari yateguranywe. Ntago ari ibintu byari byoroshye, ngira ngo murabyumva, kugira ngo habase gupfa abantu 100 mu minsi mikeya gutyo. Igice cya 4 turababwira ingero z'aho jenoside zagiye ziba ku isi. Ntabwo jenoside yabaye mu Rwanda gusa, nubwo iyo mu Rwanda iri mu za vuba. Hari jenoside zitandukanye zabaye ku isi, harimo nka jenoside yakorewe Abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi, hakaba jenoside yabereye muri Bosnia, hagaje jenoside yabereye muri Cambodia, jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, mbese na jenoside zagiye ziba ni nyinshi ku isi, nubwo iyo mu Rwanda iri mu za vuba. Izi zose zigaragaza uburyo urwango n'ivangura bishobora kugera ku rwego rwo kurimbura imbaga y'abantu. Igice cya 5, uko jenoside ipfobya. Nyuma y'uko abantu bakoze jenoside rero, hatangira no kubaho uburyo bwo kuyipfobya, bikozwe cyane n'abayikoze, bashaka kuyihakana no kutayiha agaciro kayo. Hari abantu bagerageza gupfobya jenoside bakoresheje uburyo butandukanye. Hari nko kuvuga ko itabaye, hari ukugabanya uburemere bwabyo, hari kuvuga ko ari impanuka cyangwa intambara isanzwe, gushyira mu rujijo imibare y'abishwe, guhindura amateka hagamijwe kuyobya ukuri. Ibi byose bigamije gutesha agaciro ukuri no kubangamira ubutabera. Noneho muri iki gice cya nyuma ushobora kwibaza uti ibyo kwitondera mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Mu gihe cyo kwibuka hari ibintu tugomba kwitondera. Hari kubaha ababuze ubuzima, kwitwara mu cyubahiro no kwirinda amagambo cyangwa ibikorwa bibabaza abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, kwirinda gupfobya cyangwa guhakana jenoside, kuvuga ukuri no kurwanya abahindura amateka, gufasha abarokotse jenoside, kubaba hafi no kubereka ko batari bonyine, kwiga amateka nyayo kugira ngo jenoside itazongera kubaho ukundi, kurwanya urwango n'ivangura aho riri hose, gutangira ku rwego rw'umuntu ku giti cye, niho ibyo byose bihera. Mu gusoza rero, jenoside si amateka gusa, ni isomo rikomeye ryerekana aho urwango n'ivangura bishobora kugeza abantu. Dufite inshingano zo kwibuka, kwigisha no kurinda ukuri kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba, haba mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi. Urakoze cyane kudukurikirana. Niba mwabonye iki kiganiro gifite akamaro,
musangize abandi kandi mukomeze kuba abarinzi b'ukuri, twibuke twiyubaka. Murakoze cyane.